ariko umusore wamutwaye agomba kugira gute, agomba guhanwa. Icyo cyo ntuze kukishyiraho, ntuze kukirengagiza kuko yakoze amakosa akomeye. Bitese warira wumve cyusa n'ukuri. nose uragira ngo bigende biti? Muraho neza, nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Rugema rero nyuma y'igihe kinini cyane adahura na Iribagiza, bongeye guhura barishimana cyane. Gusa abwira amagambo akomeye Iribagiza, aramubwira ngo agiye gufungisha Cyusa. Iribagiza atuje cyane ariko ababaye, aramubwira ati papa no kubera icyo ugiye kubikora. Aramubwira ati yaransindagije igihe kinini cyane, naze ko ari iwanyu. Iribagiza aramubwira ati papa byihorere, ahubwo jya kuri polisi ubabwire yuko nta makosa cyangwa se nta makimbirane mu gifitanye kugira ngo babe bareka kumuhiga. Ibyo ngibyo se nk'uko muri kubibona Rugema arabikora cyangwa ntago arabikora? Nibwo rero umusaza wa Iribagiza yaje guhamagara inshuti ze, atangira azibwira ati barambwiye yuko Iribagiza yapfuye. Rero niba Iribagiza yarapfuye, hari imitungo twasigiwe n'ababyeyi, iyo mitungo ndayishaka. Ibi bintu ko uyu musaza wa Iribagiza yasizoye, iyi mitungo arayikura hehe? Ko Rugema nawe ubona yuko adateganya kuyirekura. Urabona yuko Rugema nubwo aba ari gukora biriya byose no kugira ngo iriya mitungo akomeze ayigumane. Urabona rero uyu musaza wa Iribagiza nubwo bamubwiye yuko Iribagiza yapfuye ariko aracyabishidikanyaho. Niyo mpamvu ari gukomeza kusanya amakuru agiye atandukanye kugira ngo abe yamenya uburyo mushiki we yaba yarapfuye. Gusa yavuze yuko yasabye bari abantu bashobora kuba baramushyinguye kuzamujyana aho bamushyinguye, bamara kumujyana aho bamushyinguye bakaba bamumwereka, akaba yamushyiraho ubutaka, akaba nawe yamushyingura, akaba yamushyiraho indabyo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero twese turi kwibaza ngo ese ko Iribagiza kiri muzima, Iribagiza atapfuye, bariya bazamujyana hehe? Bazamubeshya gute kugira ngo bamwemeze neza yuko Iribagiza yapfuye neza? Ikindi kintu mushobora kwibaza, Iribagiza namenye yuko musaza bari kumushaka, namenye yuko bamubeshyeye yuko yapfuye, bizagenda gute? Ese uriya muryango azakomeza ukunde? Ese Anita uriya mwana wa mama Isimbi watangiye kwiyunga kuri Iribagiza biraza kugenda gute? Yavuze yuko we yiteguye kurwanya ababyeyi be, yiteguye kurwanya Fabiola, yiteguye kurwanya mama we, kubera yasanze mama we na Fabiola bari mu nzira itari nziza. Niyo mpamvu ibyo byose yiteguye. Ese muri kubona yuko ikipe idatangiye kuba nini? Murabona bya ndi Fabiola yashakaga byo kuzajya atandukanya uriya Kanyana ndetse n'uriya mukobwa, yagiraga ngo biriya byose bitazaba kugira ngo atazamushyiramo politike ze, ugasanga uriya mukobwa arabanze. None uriya mukobwa byarangiye n'ubundi abanze, adashaka gukomezanya nabo, yagiye mu ikipe ya Kanyana na Iribagiza ndetse n'uriya ugafatanyije na coach na Sylvie n'uriya muryango. Muri kubibona se koko gusezerana kwa Cyusa kuzaba cyangwa ni kuzaba?